Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Yes, turabasuhuje abakunzi bacu ndetse tunababwira ngo mukomeze kugubwa neza, tubashimira mwebwe mwakoze subscribe. Uyu munsi twongeye twagarutse, ngendi Eugene, turi kuri Ararume Service Center. Yes, abantu mufite ibirori bitandukanye, Ararume Business Center, mwaza rwose bakabakira neza cyane. Imbere ya kamera rero turi kumwe n'icyamamare, bamwita Prophete, akaba mubwiriza butumwa, akaba MC, akaba umushobiz ukomeye cyane. DJ Brian yabwiye wa musore wa mugabo wo kuri Kiranuka TV ntabwo boroshe, yamubwiye ngo ntagenda borose. Nawe rero genda borose, nawe ugenda borose. Kubera iki? Kubera ibyo bintu ngo by'abaprofete. Nanibagiwe evangeliste man, ubwira Prophete n'ubujwajwasi bwabo no kwirirwa bajwajwata bavuga ibintu bidashinga Imana. Ibyo bintu no, ntago ndi Prophete, ndi evangeliste cyangwa se umukorera bushake w'Imana. Okay. Yes, turakwakira rero ku Bigwi byanjye TV. Tuguhaye ikaze, twifuje kuganira nawe uyu munsi. Turagira ngo dusuhuze. Ndabashuhuje ndiboneza amakuze yero tabangira cyogera ku rugamba umushakamba utagira imbeho mu nda nkaba rwisendekereza murimo rwa muri tuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gumera inkiko. Nkabinatirwa bahize bwikotaniro ry'abahize rutarimba n'umugayo mugambe nkawutahana. Batubone inde waguhaye iryo zina ntiniro datetereza basenza amagambo ageze banda bagakabanya mutegeka abadayimono. Goma. Mwatunda umuntu mushaka mu mavuta y'ubwiza bw'ejo hazazi yakiza nawe ukingura niyakingura nawe ukinga yitwa ndiyo. Uvuga mu bumugaro n'isabite bari dakoze isona abanyarwanda. Nitwa MC Imena Gitero Moses, nita MC1, nita MC number 1, nita MC all over the world kabisa kwisi yose. Nizera nashidikanya ko ndi mubaye musibeza kwisi. Nagera mu Rwanda ho ndi wa mbere nkanikurikira, nta wundi mwe musundi inyuma, nta nundi imbere. Abandi bose nabanyigiraho. Ubundi niba kubaza MC vuga Imena Gitero, niba kubaza umuntu uyobora ibirori neza vuga Imena Gitero. Abo bandi bose nirirwa numva hirya no hino bavuga ngo ni ba Prophete ngo ni bande, ni bicare bige, bicare bumve. MC Imena Gitero abigisha uko abantu bavuga ikinyarwanda, uko abantu baganira, nabo ba bronze bose babyumvireho, bamenye uko abantu bakwiye kujya baganira, bamenye uko abantu bronze nibyo mpora nkubwira. Kandi bronze ntago yumva. Ndiko n'umwenda yaranyambuye. Ariko yateye ivi ejo bundi. Warabibonye? Kumvikane bronze. Bronze agiye kuva ku busore. Umenye ko ntazayobora ubukwe bwawe ukindi mu mwenda. Mwaguze iki? Andimo 30,000. Hari ubukwe bwayoboye? Oya, hari ahantu yaguze ndasinya. Agenda ngure fanta y'igihumbi. Uramuntu uzabire. Munjyane kuri chenere. Ko ndimo mwishyuza kugira ngo ni bronze. Kandi nta nubwo ari Imana ibivuze, niba babyivugiye. Ariko bronze afite abadayimoni, reka dukomeze. Hanyuma Moses wavuze ko evangeliste, ndagira ngo dutangire ikiganiro dusenga. Mana mu izina rya Yesu. Akusha ndatangira gusenga mu gaseka ko aba bantu se mbirukane. Irukana abadayimoni ahubwo igizayo nyabindi. Mugende. Mwirukange. Mose reka twanzike. Mana mu izina rya Yesu. Yego. Tugushimiye kugira neza kwawe. Amen. Tuje mu kiganiro kugira ngo tuganirize abanyarwanda. Reka ibyo tugiye kuvuga tuyoborwe nawe. Kandi ibyo tugiye kuganira byubaka imitima y'abanyarwanda. Yego. Amaso adakwiye kureba iki kiganiro ntakirebe. Abadashaka kureba iki kiganiro n'abagenda bandika comment zidakijijwe, abo ntibagira access kuri iki kiganiro. Kizagere kure kandi kizafasha abantu mu izina rya Yesu. Amen. Maze gusenda isengesho rikakaye.
gusenga no kuganira n'Imana. Abantu rero baganira n'Imana mu buryo butandukanye. Hari n'ibintu dusengera tutakakuye kuba dusengera. Yego. Iyo uvuze ngo Mana ndagusaba, ugasanga umukobwa arimo arasengera umugabo, arasengera akazi, arasengera amafaranga, arasengera inzu, arasengera imodoka, arasengera ibintu nka 500. Kandi ibyo bintu biri muri kimwe. Yego. Wa mukobwa we saba Imana iguha umugabo mwiza. Imana ni iguha umugabo mwiza azazana n'amafaranga. Musanze se ntayafite. Mwiza azazana n'inzu. Musanze se ntayafite. Umugabo mwiza azazana n'imodoka. Umugabo mwiza azazana ni wimvugiramo sha. Ntago nkunda umuntu ushomoka mu kiganiro. Oya nibareke rwose. Uri kujwajwa. Nere kujwajwa. Tiramo rero. Nagenda. Yego. Urumva? Ni wowe uyoboye ikiganiro cyangwa ni ngiye uyoboye ikiganiro? Ni nge nyiyoboye nawe ndakuyoboye nawe. Umva twumvikane. Ubutaha nuzajya uba ibintu byawe bitari ku murongo. Biri ku murongo. Cameraman abafite amashitani. Twikomereze umusaza. Iyo canijwajwa. Nyirayo abari injwajwase. Niba rero uri mujwajwata. Asemuzi uyu munsi ufite ubukare bwite zawe Mana. Erega mu maze kurakara nta wampamagaye natse imodoka ndaza nta fuel wanguriye nta tike nagusabye ntaki none ngeze imbere yawe utangiye kunjwajwa. Cameraman stop. Twagiye dukomeze muze. Imana mubabarire. Ndahamya neza ntashidikanya kutibuka aho twari tugeze. Urumva ari we wahibuka? Urumva ari we wahibuka? Nawe urajwajwata pe. Ndajwajwata ndi kukugaburira. Mbese noneho ni views uri kumva. Nyine ndi kukugaburira ubu. Niyasama umutamika. Asama ahubwo umutamika. Kuko jewe ubu ndi ku meza yawe. Sibyo rata? Ndi kugutamika. Kandi ugiye kugenda weditinge uvanemo izo nkorora z'abakameramani, uvanemo abase kubusa, uvanemo imiyaga, nurangiza utereke kuri YouTube amafaranga yinageho buri kanya. Hanyuma Moses reka tuganire none. Hari icyo biri bumare. Reka iyo pro wangeneye nyibyaza umusaruro none osa. Cyahubwo rya vuba vuba. Isi ni konsa ujye ukurura vuba kuko sinyo. Ewa nakanyakwege. Nawe sinyoko. Kanyakwege. Sasa Moses tumaze iminsi tubona saga nyinshi cyane zirimo izina MC Imena Gitero. Wanze no kugira ikintu bitangazaho. Uyu munsi tugize amahirwe yo guhura nawe. Nkuko twahoze tubivuga wenda nubwo hajemo blague nyinshi. Urumwe mu ba MC bakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Twavuga ko wenda muri batatu ba mbere wisangamo nkanjye ku rugero nta undi MC. Nagari batatu. N'urugero nguhaye reka mbivuga uko byumva nawe ndabakubwira. Banze nyumve nyine. Reka nkubwire impamvu ubwiye gutyo. Vuga ko ndi umwe mu ba mbere. No. Reka nkuvuge wowe ukivuga. Kika abantu bakuvuge wowe ntukivuga. Kandi niyize. Nge rero nkubwiye ko muri batatu ba mbere ku rwego rw'igihugu urimo. Simvuze niba uri uwa mbere cyangwa ushaka kubwira umwanya wawe se cyane. Nge nta undi musinzi. Nzi wowe nkagira n'abandi bagukurikira babiri. Cyane. Harimo nge n'undi umwe. Yego. Oya ntago inkuru. Ntago inkuru ku muntu uri kukugaburira. Wayikinya he. Yego. Nari ndimo akagapurari kukabyaza umusaruro. Yego. Nari ndimo mvuga akagapura nakimvange. Aho muri kumvangira kankabyaza umusaruro. Tumaze iminsi tubona saga nyinshi. Ziza ku izina ryawe MC Imena Gitero. Yego. Bro. Tugize amahirwe yo kuba turi kumwe nawe turagira ngo duhe ubwino. Hari ibyo Bosco yatangaje, hari ibyo twumvise ahandi, hari ibyo twumvise ahandi. Byo ntabwo nshaka kugenda mbirondora. Ndagira ngo ubwize abanyarwanda ukuri n'abakunzi bawe, ubabwize ukuri bamenye se byagenze gute, ubu bigeze he, byarangiye bite. Umbaje ikibazo cyiza nkuko bivuze nitwa MC Imena Gitero. Yego. Mu buzima busanzwe inyobora ubukwe ibirori bitandukanye ariko nkagira na company ikora ibintu bijyanye na catering. Yego. Igaburira abantu mu bukwe hanyuma kugira cameraman w'umuhehesi ibi bintu bizakwicira cyane. Ibi bintu rwose ni bibi pe. Uzi impamvu? Ntabwo wa kamera
amaboko ari ku bibero by'umukobwa ngo ube concentre n'ikimenyimenyi uraza gusanga ishusho yangira ifu araza kumpindura igikara kandi ndi inzobe nabyo ujye ubigenzura ngawe ijwajwa atakomeza ninjye uri kujwajwata cyangwa n'umukameramani wawe w'injwajwasa ahubwo reka dukomeze urumva hanyuma rero nibyo navugaga oya mureke ibi nabyo biri mu bintu bigize ikiganiro azabikate oya ntazabikate ikiganiro rega abantu bagomba kukireba ku rundi ruhare bakanishima kandi mwaganiriye na MC ntimuseke baganira na MC ntimwishime nanone naba ndiho nicuruza mu buryo budasobanutse kandi ahubwo ubu nibwo ndiho nicuruza njye iyo nyoboye ibirori nkabona umuntu iryinyo ritandukanye n'irindi ryinyo ayanjye mpita ntangira kuyabara ubwo ayo ngaya bari butanga fatiraho rero nawe nagutije iseta yibyaza umusaruro anishe iseta koko ubica no koko mana kandi barimo bansereza ngo ntibizarebwa ndaza kubaza ndeba basubscribe ufite ariko posko abantu ngo bareba channel yawe ngo n'abantu uharinki ndabivuze ndabivuze iko Prophet Noel yambwiye ntabateranya uranyishe hano rumuzanye mute iganiraga n'inshuti yanjye komeza nabonye nari amabi mwari kumwe komeza dusobanurire mabize darandi kukubaza numvise tangiye kuvuga ubusa rero iyo umuntu ubaza avuga ubusa umusubiza avuga ubusa dukomeze urumva nukuvuga ngo rero ibyo bya catering ndabikora mu birori hirya no hino nkagaburira abafite ubukwe uramutse rero ukeneye ko tugufasha ku entertaininga mu birori byawe waduhamagara kuri 0788 37 90 61 yego 0788 37 90 61 hanyuma naringeze kuri icyo kibazo warumbashije avuga uti numvise saga hirya no hino Musime Gitero byagenze gutya Musime Gitero byagenze gutya mu buzima wabonye inshishi urazibona yego burya inshishi zijya ahantu hatakaye ibiryo ariko birimo amavuta yego biragoye gupfa kubona inshishi aha trebye merci ubwo niko kantu kare kansobwe intozi ni nazo nashaka kuvuga Imana igumugisha kubwo kunyunganira urabona ko umukameramani yaguhaye agahenge ukaba wagarutse uri concentre kuri iki kiganiro ibyo nibyo nashakaga rero ubwo ko nkavuze ngira ngo ndebe kuri concentre none mbonye kuri concentre nibyo nakubwiraga intozi zijya ahantu hari isukari hamenetse isukari intozi sibyo intozi nyine intozi zijya ahantu hamenetse amavuta très ako ninshisha hari amavuta zijya ariko ninshisha zijya ku isukari ndetse ahantu hamenetse ibiryo inshishi zihaza ko zihaza uri ikintu kiba gikurikiye ibiryo babatekana isukari ibiryo biri mu munyu yego aho inshishi ubwo zifite kuba buriya buryohe kari akantu karyoheye inshishi zijya ku biryo paste nibyo ariko ntago inshishi burya zijya ku mavuta inshishi zijya hari isukari naho inzukira cyangwa intozi zikajya ku mavuta intozi zijya hari amavuta yego kameramani ntago wakicara n'umuntu utazi ubwenge nibyo nawe aho niko bigenda intozi mbese ahari amavuta n'intozi zijya aha urakoze cyane ubwo icyo message nashaka gutanga abantu bari buyumve nuvuga ngo niba rero aho hantu nta mavuta ahari biragoye kuhabona intozi siko bimeze cyane niba aho hantu nta sukari ihari biragoye kuhabona iki ni nayo mpamvu inshishi zirukanka ku isukari n'inzukira zikirukanka ku mavuta ariko ntaga amavuta ariyo yirukanka kuki ku nzukira nta nubwo isukari yirukanka kuki ku nshishi ntabwo rero jewe ndi bwirukanke ku nshishi
nta nubwo ndibwirukanke kunzukira ahubwo zo ziranyirukankaho. inzukira ninde inshishi ninde? Ureza amatwi ureza amatwi yego, kubera ko inshishi zirashaka isukari kugira ngo zibeho. Niba rero zishaka isukari kugira ngo zibeho, ubuzima bwazo buraninge, yego, zigomba zo guhiga ahantu hari iki, hari isukari. Niyo yaba yamenetse i Rubavu, ntabwo umenya aho inshishi zigize zite. ndetse ahantu hose nta binshi. Urakoze. Ariko ntibyagutangaza urushishi rw'i Kigali rwagiye kurya isukari y'Icyangugu. none se ibyo bisobanuye iki? Cyane inshishi ninde, urutozi ninde, amavuta ninde, isukari ninde? sobanurire neza. None mbati wagiye gushyingura dore imboga yari yagize, yari akeneye kubaho. inde ngaho kandi mutangiye kumvangira mwifata ibintu ngo mubishyire ariko reka mbe mberetse ndabigarukaho nyuma mwuka byarame nyine oya ibyo bintu reka tubitubiritse mumbabarire komerezaho sobanura icyo twashaka kuvuga. ibyo bintu ni mubireke mwuka byarame. ngo niba isukari ubwo yiyumvise mu byo navuze n'urushishi rwiyumvise mu byo navuze, ahubwo turaza kwibaza ngo dufite inshishi zingahe. ese ubwo zose ziyumvishe cyane isukari ni zingahe? ni ebyiri. zijye muri komenti zitubwire. isukari ni ebyiri, inshishi zo nizo tutazi. ariko nkurikije analize yanjye ndumva ari byo. isukari muri zibiri. nuko nawe ntibiteye ariko sirabyemeye ko isukari muri zibiri. Yesu yigishirizaga mu migani kandi abantu bakavuga. Ubu rero MC Menagitero nagarutse mu migani. Abantu b'iyi minsi rero nibankundire rero mbabwire bahubwino. abantu b'iyi minsi ntabwo muzika kinyarwanda kizimye. nadusobanurire neza. nta kindi kirimo. fata inshishi uzigereranye n'aba YouTubers cyangwa se na YouTube. ziba YouTubers ni inshishi. ntabwo YouTube ari inshishi. aba YouTubers ni inshishi. navuze ntabwo muri inshishi, ahubwo wowe Eugene igereranye n'urushishi. uri urabyumva? noneho aho kugira ngo bize kumpa ubusobanuro bw'ibyo uri kuvuga ntabwo ndabarwa. ntabwo uri buberwa. nta kibazo. wowe igire urushishi. sibyo? nushangire gweshe. none MC Menagitero ungire isukari. kubera ko urashaka kundi gata. urashaka kumbaza ubusa, urashaka kumpostinga, urashaka kumparabika, urashaka kumvuga, hanyuma za views uri bubone uzigereranye n'isukari. yego urimo urabyumva? umugani urimo amata. neza amatwi rero urabyumva? rero izo views uzigereranye n'isukari, kuko iyo sukari uyikuremo uyishyire mu cyayi, uyikuremo isukari nayo hari ukuntu yidumbukiza ikimena hari inshishi. ntabwo bibaho. arimo araguseraho. arimo aramuseraho. nimo ndagira nte? uramuseraho. ndagira? nguri kumuseraho nyine. nimo ndagira? ndamuseraho. gusya. ubwo ni urusyo urimo uramuseraho. ntabwo nari ndi kubisobanukirwa n'urubyiruko. none se muze ubwo aho hantu tubaza gusobanukirwa gute, tunahuze gute na ziriya saga zabaye kumbuka amaudio menshi. ndetse aba YouTuber nibo bagiye gufata ayo maudio. aba ba YouTuber birirwa bavuga ubusa, sibyo? ubundi ari amaudio naya saya. ubundi banze ntega amatwi kuko ndumva kubisobanura utari kubyemera neza. ntega amatwi nyine mu migani kandi batuma abantu batabyumva. ntega amatwi mbanze ngusobanurire. yego kandi ntuncenge. ntabwo ndi bugucenge. umva je nakubwiye ngo urava aho bivuze. banze ntega amatwi. oya ntabwo uri bubimvugiye. wasobanukiwe ko muri amasukara ntabwo mvugisha ariko ibintu bidahari. ahubwo nakubwiye ngo iyo urushishi rwamaze kumenya ahari isukari rwirukankira rero ukajya kuyishaka kugira ngo ubone ibirutunga. rujyana n'izindi rujyana n'izindi ngenzi zazo.
ariko burya niyo urushisho rwishe rumwe y'urukandagiye rumwe yego numenya aho inshisho igihumbi ziturutse kuko zirakundirana yego ibyo bintu turaza kubihuza gute ko mu bayutubasi nta rukundo rurimo rega nawe ntega amatwi ntega amatwi hari umuntu umerutse kumva nawe rega nawe ntukazajya ushaka ko umuntu asemura ubwiru abanyarwanda baravuga ngo ubwiru ntibusemura oya iki kintu maze ndashaka ko kiva imuzi ukaduha ubwiru bwose tubwire ngo ibintu byakozwe gutya kuko wenda akenshi Profete Noheli we yarabisobanuye ziriya audio uko wazumvise yego sibyo uko wazumvise zimeze ahubwo wanyereka uriya muntu w'umuhanga uzi kwigana amajwi shaka kuvuga ngo yiganye ijwi ryawe cyane rero ijwi ryanjye kuryigana biroroshye none se kubera ko nabo nigishije MC turaza kubihuza dute Profete Noheli hari ibiganiro yakoze akemeza ka ariko banza unyumve ushaka ko ibikuri mu mutwe cyangwa ibyo ushaka kumva ari byo nkubwira genda kubwira ibyo umbaza ushaka rero ko ibikuri mu mutwe ari byo nkubwira ariko nintanye Rwanda bikomeza mbikubaza hoya wamubajije ushaka kumva kuri kwe sibyo wishaka unyene wese uri umushinjacyaha okay ngaho komeza nyine uri umushinjacyaha ntago ndiwe nyakubahwa ubwo rero wijwajwata ahubwo tegereza umbaze cyangwa usubize nakubwiye ngo ariya majwi wumvise ubu nibwo nje kwitangazamakuru kubivuga yego ariya majwi isaha yanjye ubwo rero uvuze ngo bareta bashaka ba bantu bose bazi amajwi isaha yande y'abantu harivanamo cyangwa ni Beni wakwigana Beni sazi kwigana ajya yigana Beni nagazi kwigana ubwo wenda ko nabonye anyigana kunywa amata wenda wavuga Chita avuze ngo Chita Magic niwe wamwigana oya sivuze ngo niwe wanyiganye mvuze ko we yabari kubera ko niwe uzi kwigana ibintu bigiye kuzamo abantu benshi komeza buriya Chita ntajwi na rimwe atazi kwigana ariko sintekereza ko ashobora kwigana ibintu nka biriya umuntu w'umugabo wiyubashye umaze kugera hagera anyway kuko yaba ari ibintu bifite bizima bifite proof ntabwo biba byaragombye no kugera mu mategeko byageze mu mategeko cyane rwose ubutabera bwabijemo yego Bosco Empire yaritabye yego kuko wari wareze Bosco Empire ari mu bantu babikwirakwije oya ni amajwi yakwirakwiriye hanze y'urukozasoni adafite twebwe hano ntago yanyuraho ntabwo si ngombwa namwe mwaba mugiye kuba nk'ababyamamaje ni y'abakristo ntabwo urumva gusa ayo majwi wenda nk'abantu bataba barayumvise ni amajwi y'urukozasoni abantu barimo baganira baganira ibintu by'ibishegu biri aho ngaho twebwe tudakeneye kumva twumvisemo rero ruhinga nyuma ashaka kugira ngo yangiza izina ryanjye rya MC Menagitero arabyiyitirira avuga ko ari yewe yego hanyuma rero uwamufashije kubyamamaza no kubikwirakwiza harimo uwitwa Jihad niwe wari wabanje gusohora ayo majwi imbere ukora kuri The Dynamic ntabwo ya mentioninga amazina atigeze avuga amazina ngo n'uyu ntacyo mushinja Pastor Claude Ikaze TV Rwanda nawe yarakekeranyaga ntiyamentioninga ngo n'uyu kuko nawe yumvaga ari bye ariko ubundi akumva sigewe urumva ntasobanukirwe ko ari umuntu wiganye ayo majwi yanjye ariko yitwa Bosco Empire amentioninga ameze nk'uwemeza ko ayo majwi ari ayanjye yego ariko nta foto nta cyabaye oya yakwirakwije n'amafoto n'ibindi n'amafoto sasa ubugenzacyaha bwabifashe uwe twagiye muri RIB headquarter niho byagarukiye birakomeza bigera headquarter hanyuma aratumizwa nk'undi munyarwanda wese warezwe yego amaze guhamagazwa biriya yirirwa yigira avuga kuri Bosco Empire yiyemera ngo ibintu yavugaga ngo yari afite proof ngo yari abifitiye gihamya ngo yari abifitiye iki nta gihamya nta proof Bosco ibyo bintu simbikunda waraje usaba imbabazi uratakamba usaba imbabazi sibyo utangira kuntondagurira umuryango waba usize mu kagura mutsufunzwe umbwira ibintu byinshi yego nanjye ndangije numva nta mpamvu yo gufungisha umuntu sibyo kandi niyo mvuga agiye nyine ntacyo byari kuntwara sinari no kwirirwa njya kumurega ariko yinjiye muri prive ya famiye ajya kuvuga abagore ajya kuvuga ibike ajya kuvuga ibintu bidafite gahunda
noneho bikora ku muryango. Yego. Bingiraho n'ingaruka makuru ku hari muryango. nuko ngo n'umudamu wawe nanuba ataragaruka. Yaje ejo hashize. Ntabwo yari yagira mu Rwanda se. Ntabwo ariko arahagera. uzi mbabwira akantu gato. Yaje ejo hashize ashobora kugera ku kibuga cy'indege nka saa 6. Umuntu winjira mu rugo rw'umugabo n'umugore cyakinjira agashaka gutandukanya umugore n'umugabo nta bwenge. Niyo mpamvu nyine babwira ngo aba YouTuber rimwe na rimwe aba bronze nyine baba bigira. Reba nkaho kaboko ubugize gutyo. Harimo n'aba bronze ibintu mutangaza bizabakoraho. Yego Moze. Nzaza ngutukire kuri channel yawe. Nzaza gutukira kuri channel yawe ibyo bintu wigira. Moze reka dukomeze. Ubwo rero Bosco Empire yagaragaje ko yaguhaye imbabazi. Gutukana mbamvuga bara ba bronze baba bizi. Ese singu ntiyarara. Gutukana ni bya bindi by'umuco byo bita guterana ubusa. Nimwigeze kubona akantu twakoze umuntu abazo undi ngo wanyu muracyarya imbwa nka kera. Ndaramubwira ati yaba nyirya banaguhereyeho karakantu nitwebwe twagaka. Moze ndagira ngo utaza kunjijisha. Ntabwo iyo mvuze rero gutukana abantu babyumva nabi. Gutukana ni bya bindi fasha. Urumva umfasha niko sha wambwa. Moze mbabarira winyobya. Umva bro. Nutiguza bimbwa ibyo nibyo bitutse. Ariko anyway ndimo reka nkuyobore wikuyobora. Hanyuma rero tujya muri oya urarwajwata nawe kanange niyobore ndemusa. Urumva reka tugendere ku murongo w'ibibazo nateguye. Reka nibyo ndiho nkora nyine bishaka kumbaza ibijyanye n'amarangamutima wijya hirya n'umurongo. Hanyuma rero asaba imbabazi uriya mugabo rwose yageze mu butabera mbona ni umugabo mwiza. Aravuga ati rwose imene gitero ngiye sinari muzi. Umugabo mwiza w'amatama. Iby'amatama ni ibyawe niwo bivuze. Umuntu wese wari yagira amatama nawe impamvu yawe ahombanye nuko utaratamira. Nawe numara kurya ukagira channel ikomeye nk'iya Bosco Empire nawe amatama azaza. Kira ni kigaragaza ko yatamye. Nanjye nzamura ntamika. Nanjye reba urabona ko nanjye amatama yaje. Haje mu mupira. So umukobwa we nicyo cyakuzanye hano. Oya none se urabona nyine atari ko bimeze. Komeza mo turimo tugana ku musozo. Hanyuma rero nibyo arakubwiraga araza asaba imbabazi. Aravuga ati imena gitero sinari nkuzi ntacyo mpfa nawe nturi umwanzi wanjye nta bwambanye bundi nta rwango rundi njewe mbabarira. Mfani mwene mwana ariko nakobora nagira nti urica ikiru. Kuva na kera mu abanyarwanda bicaga ikiru. Yohemukaga baragenda gugaca igitoki rwose gifite amabere nkarindwi cyangwa umunani. Ndetse wabikoze mu muco nyarwanda umuca akantu mu muco. Uranyumva neza. Ega matwi. Cyabuciye akantu mu muco. Ariko yaguhaye akantu mugendeye ku muco. Twibiramo. Avuga ko wamuhaye imbabazi z'amadolari 100. Yarabivuze. Imbabazi ntago zigurishwa. Yarabivuze. Zaraga zabari imbabazi. Oya nta. Erega ikiru ni ngombwa. Nese ubundi oya ikira ariko nyine yarakiguhaye kirundi. Nese ubundi yari kumucanga senyi. Nese ubundi be. Umva be. Wari mavuga ngo naramuhenze nsanzwe ncuruza imbabazi. Imbabazi Imana yitaye. Barimo baravuga ngo naramuhenze. Namugurishije imbabazi amadolari 100. Yagurishije Bosco Empire imbabazi z'amadolari 100. Curuza imbabazi koko ngewe. Bronze nawe ngwino nkwiza 2 mwana. Arashaka kudeni. Urumva? Anyway rero ibyo ngibyo nabaryoshya inkuru. Nabaryoshya ibiganiro nabashyashyariza nabashyiramo katalizeri nabashyiramo ubundi buryohe bwo kugira ngo inkuru iryohe. Nyine inkuru kugira ngo umuntu asubiyemo inkuru ashyiramo amakabya nkuru. Kandi uko inkuru wayivuze erega mujye mwibuka Bosco niwe wakambwiye aka kantu. Nabaje nese bura kujya kuvuga kuriya none ibintu utanahagazeho udafite igihamya warushatse kuvuga iki ati mena gite ati wowe uri mu bukwe umugeni wese umuvuga uko mubona. Kuko nibuka ko ari umugeni nanjye mbona mu maso
nkabona ntamunyweraho n'amazi ubwo ntugiye gutuma ugiye gutuma umuntu ako kantu simushyigikiye naba ndi kumutaka nkongeramo utundi tuntu two kugira ngo nyine agaragare nawe neza erega ntabwo twese tuba turi bamwe sibyo umuntu ashobora kuba ari mugufi n'urugero cyangwa afite amajipo ibyo ngibyo si ngombwa uko umuntu ashobora kuba ari mugufi ariko we wamutaka ukagaragaza ko ari rwose ari na muremure ari n'agasonga ari muremure rwose kugira ngo nawe yishime ku munsi yumva aryoshye ku munsi we so rero n'inkuru yakozwe umuntu ashobora kuvuga ati byagenze gutyo ushobora kuba waricaranye n'umuntu muri gusangira fanta akakugurira na fanta ya sito mukiganirira akakubwira ati namuhaye amadolari 500 ati cyane namuhaye amadolari 1000 kugira ngo umuntu yumve ya nkuru iryoshye ariko ubu tuvuga na Bosco Empire nta kibazo mfitanye nawe umugabo mwiza umugabo w'imfura umugabo nkunda n'ubusesenguzi bwe rimwe na rimwe iyo hatajemo kuvangirwa kuko buri umuntu ukora ni nawe ukosa tujye tubyemera ukora arakosa hanyuma na Prophet Noheli nawe yaje kunsaba imbabazi ajya no kuri channel ya YouTube asaba imbabazi anasobanura ko Prophet Noheli yakoze iki yamajwi n'ibiki ari we wari wabihaye Bosco Empire none se ubwo hagati aho ubwo urumva Prophet Noheli atari wuzi iryo jwi riri kwitirirwa kuko Prophet Noheli ni inshuti yawe nawe nyine nawe yabazi ko ari ayanjye ntabwo yari kwirirwa nsaba imbabazi yego aba yarabikoze exactly yashatse kunyitirira abandi ansaba imbabazi ndamubabarira kubera ko mu buzima nanjye ejo nakosa yego umuntu wese ukora arakosa sibyo kandi niba ndahandi kuvuga n'undi ari kuvuga n'undi ari iki harutegwa buri muntu ategwa mu ijambo yego niyo mpamvu rero ntawe nkwiriye gucira urubanza kandi naranababariye naho bari biyumvemo imbabazi dukomeze tubane neza mu ruganda rw'imyidagaduro. Yes, Moses urakoze ngira ngo umwanya utubanye muto ubutaha tuzafata umwanya urambuye unatuganirize no ku bindi bitandukanye hari byinshi dutandukanye ntakubajije ariko ngira ngo ubutaha hano hamaze kuba mu rugo ahubwo ikibazo ubu nsigaye mfite ikibazo ku bantu babiri niba ari boss w'ibigwi byanjye TV udahemba niba ari abamukorera badapromoting ibyo bakora ngo bibahembe kugeza ubu harimo ikibazo kuva watangira aka kazi nturangurira na fanta ya 500 ako ngako bazagakatinga Moses turagushimiye cyane wakoze cyane.